umva ukuri kuvuza ibyaremwe si ukubura kwizera. Mu gihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa bageze i Mara bahura n'amazi asharira. Uwiteka abwira Mose ati dore igiti gice ukijugunye muri ayo mazi, amazi arakira. Ntabwo yapfuye guca igiti abonye cyose, yaciye igiti Imana imweretse agishyize mu mazi arakira. Ibitangaza by'Imana biragaragarira mu byaremwe. Yesu nawe umwami w'ibitangaza nyir'ubushobozi bwose, muri Yohana 9 yavuye impumyi ariko atoba kondo agasiga mu maso yayo. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwaremwe bukorera mu byaremwe kugira ngo gukira kuboneke. Umva ukuri kuvuza ibyaremwe si ukubura kwizera. Mu bakiranutsi bose kuva kera bavuzaga ibyaremwe. Igitabo cy'Itangiriro ibice 43:11 hari iyi nkuru ya Yakobo umukiranutsi sekuruza w'abizera. Yategetse abana be ibirebana n'iki, aravuga ati se Isirayeli arababwira ati ubwo bimeze bityo nimugenze muti mujyane mu masaho yanyu imbuto zo muri iki gihugu ziruta izindi ubwiza, muzishyire uwo mugabo, muzishyire uwo mugabo h'ituro, mujyane umuti womora muke n'ubuki buke n'imibavu n'ishangi n'ububemba n'indonzi. Ibi bitwigisha ko uhereye kera mu bakiranutsi bakoreshaga ibyaremwe mu rwego rwo kwivuza. Umva ukuri uwivuza ibyaremwe ntababuze kwizera, ntababaye umucunnyi. Umva ukuri imbaraga y'Imana ikorera mu byaremwe niyizana gukiza. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu.